Muri iki cyumweru ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge guhamya Bamporiki Edouard ibyaha byo kwakira indonke no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite, agahanishwa gufunga imyaka 20 n'ihazabu ya miliyoni 200. Ku munsi wo kuwa gatatu nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamo Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ibyaha bya ruswa. Umushinjacyaha yavuze ko icyaha kijya gukurikiranwa, Gatera Norbert uyu ufite uruganda rwitwa Norbert Business Group rutunganya inzoga yandikiye umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB atanga ikirego cy'akarengane akorerwa na Bamporiki. Yavuze ko amutoteza amusaba ruswa ngo natayimuha azafungisha ibikorwa bye. Yabishinganishaga avuga ko umunsi byafunzwe azaba ari Bamporiki byihishe inyuma. Ibyo bikorwa birimo uruganda rukora za gin n'ubusitani buzwi nka Romantic Garden buherereye ku Gisozi. Nyuma y'iminsi 8 atanze ikirego kuri RIB, Gatera yandikiye n'umujyi wa Kigali ko uruganda rwe rwafunzwe kubera ko rutujuje ibisabwa ku makuru yatanzwe na Bamporiki. Yigiriye inama yo gushaka Bamporiki ngo amufashe kuba rwafungurwa. Icyo gihe ngo amubaza amafaranga yatanga kugira ngo ibikorwa bye bidafungwa. Bemeranyije guhurira kuri Grand Legacy Hotel. Bamporiki amwizeza ko amuhuza na Vice Mayor w'umujyi wa Kigali ushinzwe imyubakire n'ibikorwa remezo Dr Merard Mpabwanamaguru akamufasha gufungura urwo ruganda. Ku mugoroba wa tariki enye Gicurasi 2022, Gatera Norbert ari kumwe n'inshuti ye bahuye na Bamporiki ari kumwe na Mpabwanamaguru. Icyo gihe ngo Bamporiki yasabye Gatera kujya kuzana aya mafaranga. Ayahagejeje nibwo Bamporiki yatanze itegeko ry'uko bayashyira kuri reception. Ubwo bari bicaye kuri iyo hotel ari bane, bakomeje gusangira kugeza nka saa 6:24 z'ijoro yo ku itariki ya 5 Gicurasi 2022. Icyo gihe ngo basohotse kubera ko Gatera yari yatanze amakuru ku bagenzacyaha, bahise babafatira muri parikingi. Amafaranga amwe asangwa mu modoka ya Mpabwanamaguru, andi mu ya Bamporiki, mu gihe andi yari ari kuri reception. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Bamporiki abishaka yitwaje ko ashobora gufungisha uruganda rwa Gatera. Yamwatse indonke ya miliyoni 10 kugira ngo atazatanga amakuru kuri urwo ruganda. Izo miliyoni 10 ni mu mafaranga y'u Rwanda. Bwasobanuye ko kuba Bamporiki amaze kubona ko Gatera atamuhaye indonke ya miliyoni 10 z'amanyarwanda, yihutiye gutanga amakuru kwa Vice Mayor Mpabwanamaguru ahita ajya gufunga rwa ruganda. Ubushinjacyaha bwagaragaje kandi ko yitwaje ububasha afite. Gatera amaze kwemera kumuha amafaranga, niko kuba Bamporiki yarahamagaye Vice Mayor Mpabwanamaguru ngo aze bahure na Gatera amufungurira uruganda. Ikindi kimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho ngo ubwo Bamporiki yabazwaga mu bushinjacyaha yivugiye ko ari we watanze amakuru kuri urwo ruganda. Ikindi ngo yizezaga Gatera ko amuhaye ayo mafaranga uruganda rwe rwafungurwa, ubundi agakora akiteza imbere nawe akajya agira ikintu abonaho. Ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, umushinjacyaha yasobanuye ko ubwo umugore wa Gatera yari yatawe muri yombi, Bamporiki yamusabye miliyoni 10 z'amanyarwanda kugira ngo amufunguze. Ni ibintu ubushinjacyaha buvuga ko Bamporiki ubwe yabyiyemereye ubwo yabazwaga. Mu kwiregura, Bamporiki yatangiye asaba imbabazi umuryango nyarwanda wose ko akimara kubona ko ibyo yakoze bishobora kuba bigize icyaha, yihutiye gusobanura uko byagenze ndetse agasaba imbabazi. Yabwiye urukiko ko aje imbere yarwo asaba imbabazi, ariko nkuko ahawe umwanya agomba kubanza gusobanura uko byagenze. Bamporiki yavuze ko Mpabwanamaguru yagiye kumureba amubwira ko hari amakuru umujyi wa Kigali wamenye ko afite uruganda afatanyije na Gatera Norbert rurimo guteza ikibazo abaturage. Icyo gihe ngo yamusubije ko urwo ruganda ari urwa Gatera. Ayo ngo niyo makuru yamuhaye, bitandukanye no kuba yarasabaga ko urwo ruganda rufungwa. Nyuma urwo ruganda rwaje gufungwa, Gatera ngo ajya kwa Bamporiki amubwira ko uruganda rwe rwafunzwe kandi ko Mpabwanamaguru ashobora kumufasha rugafungurwa. Icyo gihe ngo Bamporiki yahamagaye Mpabwanamaguru amubwira ko afite uruganda rw'inshuti ye rwafunzwe, undi amubwira ko atari we warufunze ahubwo byakozwe n'umuyobozi w'umujyi. Ati ndi imbere y'urukiko ndababwiza ukuri kose gushoboka uko byagenze, nta na kimwe nciye ku ruhande. Bamporiki ngo yaje kugira inama Gatera ko yamuhuza na Mpabwanamaguru bakivuganira, ari nako byaje kugenda tariki enye Gicurasi 2022. Bamporiki
ngo yari yahamagaye Mpabwa n'amaguru amubwira ko bashobora guhura bakarebana umupira, ari nabwo bajyaga kuri Grand Legacy Hotel. Ahageze ngo yamubwiye ko ari kumwe n'inshuti ye Gatera ndetse ko ari we nyiri rwa ruganda rwafunzwe. Yavuze ko icyo yemera akagisabira imbabazi ari uko bamubwiye ko bazanye amafaranga akababwira ko bayashyira kuri reception. Mpabwa n'amaguru ngo bamugejejeho icyifuzo cyo gufungura urwo ruganda arabatsembera, ababwira ko bidashoboka kuko aho rwakoreraga ku Gisozi hatagenewe inganda, abasaba kurujyana i Masoro mu cyanya zahariwe. Bamporiki avuga ko birangiye uko ari bane bakomeje kureba umupira banasangira icyo kunywa. Bagiye gutaha basanga abagenzacyaha babategereje hanze. Bamporiki yabwiye urukiko ko amafaranga yazanywe na Gatera n'inshuti ye atarayo bari bamuzaniye, ahubwo bari bamubwiye ko hari inzoga bateguriye Mpabwa n'amaguru. Ya mafaranga ngo bayagabanyijemo ibyiciro, miliyoni 2 zijyanwa mu modoka ya Mpabwa n'amaguru, andashyirwa kuri reception kugira ngo aze gukoreshwa mu kwishyura ibyo banyoye nk'uko Bamporiki abivuga. Asoza yavuze ko mu cyubahiro agomba abacamanza, icyo agomba umukuru w'u Rwanda n'abanyarwanda atigeze agambanira Gatera ngo uruganda rwe rufungwe. Yashimangiye ko nta bubasha afite bwo gufungisha cyangwa gufunguza urwo ruganda, cyane ko umujyi wa Kigali ufite ubuyobozi n'ikimenyimenyi umunsi yafatwaga bwakeye uruganda rufungurwa. Icyo gufunguza umugore wa Gatera, Bamporiki yavuze ko icyo yakoze ari ubuvugizi atari ubutegetsi cyangwa kubwiriza abantu icyo bakora. Icyo gihe ngo yahamagaye kuri RIB babaza niba uwo mugore bamufite, bamusobanurira icyo yakoze, nyuma ararekurwa. Bamporiki yari yunganiwe na ba Maître Vode Kayitana na Maître Habyarimana Jean Baptiste. Maître Habyarimana yavuze ko mu buryo bw'amategeko uwo yunganira nta cyaha yakoze kuko nta bimenyetso bigaragaza ko yasabye cyangwa yakiriye indonke. Ubushinjacyaha bwanzuye busaba kwemeza ko icyaha cyo gusaba no kwakira indonke gihama Bamporiki hamwe n'icyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha bwasabye ko yahanishwa igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu yikubye inshuro 5 indonke yatse. Ni ukuvuga ko ari miliyoni 20 z'amanyarwanda gukuba inshuro 5 zikaba miliyoni 100 z'amanyarwanda. Ku cyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite bwasabye ko yahanishwa imyaka 10 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 100 z'amanyarwanda. Mu guhuza ibihano, ubushinjacyaha bwasabye ko muri rusange yahanishwa igifungo cy'imyaka 20 n'ihazabu ya miliyoni 200 z'amanyarwanda. Bamporiki yahawe umwanya ngo agire icyo avuga ku bihano asabiwe, avuga ko ari igihano gihanitse cyane ndetse aramutse agihawe nta kintu yaba kimariye u Rwanda. Asaba urukiko kuzabisuzumana ubushishozi rukamuha imbabazi. Maître Habyarimana yasabye ko urukiko ruramutse rusanze hamwe n'icyaha rwamugabanyiriza igihano ntikirenge imyaka 5 kandi isubitse. Aho ni mu gihe urukiko rwazasesengura rugasanga hari indonke Bamporiki yakiriye. Umucamanza yanzuye ko umwanzuro w'urukiko uzasonga ku itariki 30 Nzeri 2022 isaa 8 z'amanywa ku isaha yo mu Rwanda. Simeon Stizo Muhumuza, Hobe Australia, i Kigali.